I award you the Bachelor of Arts with honors. Congratulations. Uyu ni umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni Utab arasezera abanyeshuri 763 basoje amasomo mu byiciro bitandukanye ku nshuro ya 11. Abo bavuye ku ntebe y'ishuri berekeje mu buzima bwo guhanga akazi no kugashaka. Abari bagafite nabo bagiye kukanoza. Dr. Rose Mukankomeje uyobora inama nkuru y'amashuri makuru na za Kaminuza yabahaye umukoro wo kwimakaza ubunyamwuga mu mirimo bazakora. Abanyarwanda baravuze ngo umwana apfa mu iterura. Twebwe ntabwo dushaka uwo mugani, turagira ngo tuwuhindure mu rwego rwo kubaka ireme ry'uburezi. Hari imico mibi igomba gucika mu burezi, ariyo yayindi yica wa mwana. Imico murayizi yo gukopera se. Ireme ry'uburezi rishingiye ku ndangagaciro, umunyarwanda n'umunyakuri, umunyarwanda n'urya akagabuye. Hari byinshi muzi kandi twifuza ko muzajyana aho mugiye gukora. Tuve muri bya bindi bivuga ngo nta uragiriza atakama. Nabyo ni imigani yari ifite ikivuga ariko tuyihindure. Ibyo kandi binashimagirwa na Musenyeri Nzakamwita Severiyani uhagarariye Kaminuza mu mategeko. Yavuze ko hejuru y'ibyo byose bagomba kubaha Imana. Abanyeshuri bana bacu muhawe impamyabumenyi uyu munsi, muzatubere ba ambasaderi beza aho muzajya hose. Muzagaragaze ubupfura, mukunda kandi munoza umurimo wanyu, muhanga ibishya, mwubaka ubumwe n'ubuvandimwe, kandi mbere na mbere mwubaha Imana, muyiha n'umwanya w'ibanze mu buzima bwanyu. Nta mpungenge kandi dufite, dore ko dufite intwararumuri z'ababanjirije. Dr. Munana Gilbert umuyobozi mukuru wungirije w'iyi Kaminuza ya Utab yavuze ko izi nshingano abaturarwanda barangije amasomo muri Kaminuza bahawe ngo nta gushidikanya ko bazazishyira mu bikorwa. Ibyo bishingira ku ireme ry'uburezi babahaye. Tuzikora abanyeshuri bahawe ireme ry'uburezi. Mu by'ukuri twafashe umwanya wo kubasuzuma uko babivuze, ntabwo ari amagambo gusa. Ni graduation yari kuba mu kwezi kwa 8. Tuyigize inyuma kugira ngo tumenye ko bujuje ibisabwa. Umuntu ku wundi, mwarimu ku wundi, isomo ku rindi. Uwo ni umwihariko wa kabiri. Dukorana nabo, tubanza gukorana nabo abenshi cyane abagize amahirwe yo kurusha abandi, hanyuma tukabakurikirana, tukabashyira mu mishinga yacu, kubatoza kwigisha, kubatoza ubushakashatsi, ndetse tukana abongerera ubumenyi mu ma degrees yo hejuru haba mu Rwanda no mu mahanga kugira ngo bagaruke batwigishirize. Uru rubyiruko narwo rwiyemeje ko rugiye gukoresha ubumenyi bwahawe mu kwiteza imbere n'igihugu muri rusange. Ubumenyi nakuye hano nabushakisha n'akazi nkabuhangisha n'umurimo, byose bigakunda. Ejo hashize ntago nari mfite bachelor, ariko uno munsi ndayemerewe kandi ngiye no gutangira kwishakisha akazi. Ni nkabura ngomba kuzikorera bitewe n'ubumenyi nakuye hano. Ni imibereho myiza y'abaturage n'ubundi nuko baba hafi, nkavugurura imibereho y'abaturage nk'uko nabyigishijwe na Utab. Hari ibyo ngiye kunoza cyane. Urumva iyo umuntu ari ku rwego rwo hasi, amasomo dukuye hano agiye kumfasha kugera ku rundi rwego mu mikorere yanjye. Iki gihe rero hagezweho cyane igihingwa cy'ibirayi n'igihingwa cy'ibigori. Urumva none nuko byongeramo imbaraga, umuntu akabishiramo imbaraga cyane. Ubumenyi umuntu avanye ahangaha ku ishuri tukagenda tukabushyira muri pratique mu rugo, tukareba ko twateza imbere twebwe ubwacu, tugateza imbere imiryango yacu ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Uko biri kose bigomba gutandukana, kuko nimba twarakoreshaga uburyo bwa gakondo, ubu ngubu noneho akaba ari byo twavomye muri kino kigo cyacu, tugiye kugerageza duhuze ya teori na pratique twavanye hano, duteranyeho ya gakondo yacu. Urumva ko umusaruro uziyongera. Kubw'ibyo ababyeyi babo nabo ngo bafite ishema ryo kongera umubare w'abitwa ko bakomeye mu gihugu. Wavuye mu cyane kuje kureba umwana wawe warangije ishuri. Ni mwishwa wanje kandi nabyishimiye, mbonye yuko abaye mu bambere. Ubu none hana ni kumufotora. Ni foto narangije kuyimufotora. Ndayifite. Ni iki cyatumye umufotora? Byanejeje kugira ngo nje ndabyibukira igihe rwose yabonye iyi ntuza iyi diplome.
ni ibyishimo bikomeye cyane kuko abaye indashyikirwa agiye gukorera igihugu neza kuko yabyiyemeje. Iyi kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni Utab iremeza ko kugeza amagingo bafite abanyeshuri basaga 8,000. Ibyo bibagira kaminuza ya kabiri nyuma y'u Rwanda mu kugira umubare munini w'abanyeshuri, ndetse ngo mu mwaka utaha bazaba bafite abarenga 10,000. Kubw'ibyo ngo bagiye kongera ibikorwa remezo n'amasomo bigisha. Ibyo kandi ngo bizatuma barushaho kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu rishingiye ku bumenyi. David Nzabonimpa, TV 10.